bande Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe I don't want peace I want problems always Sister bimeze bite se? Ni sawa? None se amakuru? Ni meza. Warugiye se? Ibyo ntabwo bikureba mbwira ibyo mpamagare. Akose ukuntu ufite amagambo menshi mu kanwa bite byawe. Hanyuma so izo ngizo ufite n'inkoni ntabwo ari amagambo. Ni ikintu ngo amagariye nshaka kukumenya. Mbere na mbere ushaka iki? Ikintu nshaka kuri wowe rero nshaka ko tumenyana. Tumenyana se ntabwo uri kumbona ubu ntunzi. Jesus Ese ugeze umbwira izina ryawe? Aryo ugeze umbaza se? Yitwa nde? Nitwa Riza. Yo. Ufite n'izina ryiza ariko bakuba batariteka. Ako mukobwa reka nkubwire nubwo witwa Riza ko afite izina ryiza ariko uri kuzana amagambo yisesereza. Ubwo se ngusheshereje gute ko miruka ntari kuguca inzara ubu koko nawe utagoranye ubu ndagusesereje ko? Ntabwo nsesereje. Ariko uransesemereje. Ihangane ntacyo mbwira ibyo warunshakira. Ikintu ndi kugushakira rero buriya. Shaka nyine ko tumenyana ukamaka nimero tukajya tunavugana. Nimero yiranga muntu ya telefone yi. Kubizi se y'umusora huye n'umukobwa amwaka nimero ndangamuntu ndakwaka nimero ndangamuntu ngo nje kuyimaza. Ntabwo mbizi rero iyo ushaka yanjye wabivuze neza ntabyo uzi ibyo ushaka se. Nyine ikintu mba nshaka kumaka nimero tukajya tuvugana. Ye nimero se? Aka nimero ka telefone nyine. Kanze nyirebe nyiguhe. Ni 13. None se wakigoryo ndimo ndakubwira ngo nshaka nimero ya SIM card nago ari nimero ya telefone imwe ibiri inyuma. SIM card. Nagashinge afite rangiza nyikuramo ndebe. Hakwanda ushaka ngo dufungure nyine turebe kuri SIM card nimero. Akubundi ubona ufite ubwenge. Ufashe ubwawe ukabukuba kabiri ngiye nibwo mfite. Urumva uri hasi y'igende suri ikigori. Tonda wanjye ko tuganira ibindi ariko ibintu byo gutangira kunuka star. Ubwo se ndagutu? Ntago nutse ahuguranukusha. Mubuye buryo se ubwo se ko muntu udasumutu kugisa umukara nkuko twahuye umwe. Nyine ndasa umukara. Jesus. Kuko nta nubwo nshaka kuba umutuku. None kubera ikiri kumbeshya ngo nagutukuje undengana. Babyo reka tubyihore. Wamaka nimero. Zereka umunani. turashize 49 gatanu. Gebetse gatatu gato mukuru wanjye arampamagaye. Umusatani Halo. Kuko mana yanjye ngo iki? Mu bitaro bari kuvuga ibindi 100,000. Kuko ngo bakene ibindi 100,000. Yego ko. Sheri uzi ibintu biri kumbaho. Sheri nyine uzi ibintu biri kumbaho. Halo. Ko nibiryo mu rugo byashize nkeneye kuzana 150. Jesus Ego ko ni hatari kabisa. Ariko ntari ndashaka. Uje yewe ntabwo ndi butinde ugira ikibazo sinzi. None se Buretse gato sheri buretse gato. Bigambye sata Ntabwo ndi butinde rero. We wihange ikaraza kuboneka. Reka ye. tonda wanjye Sawa reka ntari binde uko nyabona. ari bobo wajye fa bidira Uzi ibintu bimbaye ntabyo nzi kuko ntabwo twari turi kumwe. Nese nyine tega amatwi mbanze mbikugureke ubwawe. Ntabwo nkeneye kumva ko ntabwo twari turi kumwe. ahubwo twebwe uzi bitubayeho Ngiki nuko tugushirikana mu gihunya kikatuza imbere ngo utangiye gutukana kandi uri umusore mugenzi wanjye ngomba kukubwira ikibazo situation ndimo nawe ejo tuzayibona. hanyuma se nibyo nshinzwe kumva ibibazo byawe. Ntabwo ushinzwe kumva ibibazo byanjye ariko reka mbikubwire. bijyane ku kagari niho bari mu byumva. Jesus Akose kamaze ngo mbere na mbere bakwitana. ibyo ngibyo ntago bikureba. Reba ikibazo kiranga. Yewe muye n'umukobwa. Ntacyo mbona. Umuntu ni muzi. Gafite ikibazo hano. Ikibazo kiri. Numva ikibazo muye nacyo. Yemuye n'umukobwa. Nihura nawe turaganira nyine turaciringa. Reka bigere kujya kumusaba nimero. Ambwira 078 ndandika kukizo n'indi mibare nibuka. Ndandika ageze kuri gatanu. Baba baramuhamagaye ngo mukuru. Ngo nyine umuntu niturita na sheri umuntu abaratangiye ngaro ngo nyine ibihumbi ngo mamanga ari mu bitaro ngakina ibindi 100 ubwo mu gihe avuze 100 batangiye ngo buretse gato ngo sheri ngo zibazo mfite kubyumva nahise niruka toka ikibazo cyawe nakubwiye ko wagikemura ku kagari cyangwa kuri polisi. Ikindi kibazo ufite niki? Ikibazo nyine mfite kindi ni cyo kuba maganye n'umuntu w'ikibazo. Ahubwo twe kibazo tubona ufite nawe wagihekanewe.
Eso siseme. Bobo. Wajye fa bidire. Mane umboye icyo ntabwo ari njye n'uriya mukobwa kara gakobwa niko kaneze niko kakujiduye zikwana nengeze ngo ni inkuba ikwashije Nasimana yo kutanabaye ngo uhita umfata naragwa ugatuma ngwa ahubwo nakoshije nanjye mba nkongejemo iyi umva rero nkubwire kara gakobwa tugahamagare Reka ye. tukabwire kazi hano nanjye ngacina inkongi ikibazo nuko ari bukwikeneye aranyica se yanshobora ntabwo yagushobora agira ahubwo yakuvunagura kuko mbonye afite imbwa yashize mbega jido we naringize ngo ni inkuba ikwashije va mu magambo duhamagara uriya mukobwa umva wa gakobwa we Akubaka imitsi tutafari twanyu. Eso siseme. Muri kunyabiza mumbaza iki mwamuhirimbire mwe. nabize umubaza iki wamuhirimbiri Wibwajagura cyane nansubiza ntumamagaye. ibyo uvuze ni ukuri ntabwo ubeshye ari kunduma dududu mu ruvumbura icyo ari kubura ni ikoti nawe bundi asa umukara Ugira mwana nawe reke kwiyemera. ahubwo si ubwo ngubwo we n'icyayi wari uri gusukara ntabwo nasukaga icyayi ariko njye nshaka kubaza umukobwa ikintu kimwe kandi yanga kumbwira mpita mujido umoye iki ugomba kunsobanurira nsobanura ikintu umoye bro umva reba neza reka ntabwo ari njye n'uyu nguyu ari he n'uyu nguyu mufate wakigoryiwe ari he mufate n'uyu rega ari he ariko umva bro waretse kugumya imyitobangishwa ukamukoraho akaguhanya ese bro nawe uranyihakanye ntabwo wihakanye umugore habanza kunshomekera kandi ariko ubundi iki gihushi cy'umugore wagica umutsi ubugore bwacyora reka nze nkwereke Urimo satani. Ntabwo ari wagasobana impyiko we uramwita umode ntabwo njye bari kunkubitira yaje ngo mviremo hanyuma se urebye usanga ni njyewe ugomba kwishyura ni wowe ngomba kwihumura kuko uyu mukobwa urebye nabi nyababyeyi yayimuka ahubwo se ko njye ngiye gukuramo nyababyeyi ngushyiramo nyabagurube nyabagurube se ubundi nyababyeyi ngenda yigira ntabwo uyigira imwe ahubwo ugira eshanu wangurube ubundi reka nkubaze nta kuntu twakiteranira kuri aka gakobwa tukagakubita wowe nande njye nawe njye ntabwo mpari nyuma y'ibyo ngibyo byose njyewe n'ubundi bankubise nanjye ndishyura ahubwo njye ndagiye musigare munaganira Nisho mwana akomeza kuntinza reka ye. Amafaranga kumpeza ngaho mushenzi. nkoreye iki Ndakwereka hanyuma hamagaritsa ngaho abantu utari bunyishyure se. none se ninjye waguhamagaye ko wowe urifasha uradutuka uza no kongera kutujidura none ushaka ngo nanakwishyura ako ushaka mwaribonye Uranyishyura cyangwa ntabwo unyishyura? njyewe ndakwishyura nyine ngo nkore kikari ibyo ndimo ndakubwira wo nkoreye iki Ushaka kunyishyura muhungu. reka ako ubundi kuvuga ngo nkwishyure ubundi ushaka ko nkwishyura ngaho Mara iminota 10 birumvikana 15. ibihumbi 15 ugenda bibaze neza wanyu gacumita umwama igite mu kabuno wawe bakagigucumita mu gahanga wambe sire na amafaranga Wa mushenzi wa nundi musi utazongera kumenyera. Nuza we. Reka mbwira. Ngenda kubwiye ngo. Kameze nagatwe kabigusajya n'inzoka izamutse mu mwobo. Allah.